Samweli wa mbere igice cya mbere. Hariho umugabo w'i Ramatayimusofemu mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu witwaga Elukana mwene Yerohamu mwene Elihu mwene Tohu mwene Sufi w'Umwefurayimu. Kandi yari afite abagore babiri, umwe yitwaga Hana undi yitwa Penina, niwe wari ubyaye, ariko Hana yari ingumba. Uwo mugabo yajyaga ava mu mudugudu w'iwabo uko umwaka utashye akajya i Shilo gusenga no gutambira Uwiteka Nyiringabo ibitambo. Kandi bene Eli bombi, Hofuni na Finehasi abatambyi b'Uwiteka niho babaga. Umunsi Elukana yatambaga ibitambo, yendaga imigabane akayiha umugore we Penina n'abahungu be n'abakobwa be. Ariko Hana yamuhaga ibiri kuko yamukundaga, ariko rero Uwiteka yaramuzibye inda ibyara. Kandi mukeba we yajyaga amubabaza cyane akamutera agahinda, kuko Uwiteka yaramuzibye inda ibyara. Uko niko umugabo we yagenzaga uko umwaka utashye, kandi iyo yajyaga mu nzu y'Uwiteka, mukeba we yamubabazaga atyo. Nicyo cyamurizaga akanga kurya. Maze umugabo we Elukana aramubaza ati, "Urarizwa n'iki Hana? Ni iki kikubuza kurya, kandi ni iki kiguhagarika umutima? Mbese sinkurutira abana b'abahungu 10?" Nuko bamaze kurya no kunywa, Hana ahaguruka aho bari bari i Shilo. Kandi Eli umutambyi yari yicaye ku ntebe ye ku gikomanizo cy'umuryango w'urusengero rw'Uwiteka. Ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda, arira cyane. Ahiga umuhigo aravuga ati, "Nyagasani Nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka, ntunyibagirwe ukampa umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka abo w'iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha ntikizamugera ku mutwe." Nuko akomeza gusenga atya imbere y'Uwiteka. Eli yitegerezaga umunwa we. Kandi muri uwo mwanya Hana yasabiraga mu mutima we, iminwa ye ikanyeganyega, ariko ijwi rye ntirihinguke. Nicyo cyatumye Eli yibwira ko yasinze. Nuko Eli aramubaza ati, "Uzagezaho isindwe ryawe? Mbese waretse vino yawe?" Hana aramusubiza ati, "Ashwi databuja, ndi umugore ufite umutima ubabaye. Ntabwo nanyoye vino cyangwa igisindisha cyose, ahubwo nsutse imbere y'Uwiteka amaganya yo mu mutima wanjye. Ntukeke yuko umuja wawe ari umukobwa w'ikigoryi, kuko ibyo navuze kugeza ubu nabitewe n'amaganya kandi n'agashinyaguro bikabije." Maze Eli aramusubiza ati, "Genda amahoro, Imana ya Isiraheli iguha ibyo wayisabye." Hana aramusubiza ati, "Umuja wawe mbonera imbabazi imbere yawe." Nuko uwo mugore aragenda arafungura, mu maso he ntihongera kugaragaza umubabaro ukundi. Bukeye bazinduka kare mu gitondo, bajya imbere y'Uwiteka barasenga, barangije basubira iwabo basohora mu rugo rwa Biranga. Maze Elukana aryamana n'umugore we Hana, Uwiteka aramwibuka. Igihe gisohoye, Hana asama inda, bukeye abyara umwana w'umuhungu amwita Samweli ati, "Kuko namusabye Uwiteka." Maze uwo mugabo Elukana n'abo mu rugo rwe bose barahaguruka, bajya gutambira Uwiteka igitambo cy'uwo mwaka no guhigura umuhigo. Ariko Hana ntiyajya yabwira umugabo we ati, "Sinzajyayo umwana ataracuka, ariko namara gucuka nzamujyana kumumurikira Uwiteka ngo agumeyo iminsi yose." Umugabo we Elukana aramubwira ati, "Kora icyo ushaka, ugume aha kugeza ubwo azacuka, icyakora Uwiteka nakomeza ijambo rye." Nuko uwo mugore aguma aho, yonsa umwana we kugeza aho yamucukirije. Amaze kumucutsa aramujyana, ajyana n'amapfizi 3 na efa imwe y'ifu n'imivumba y'uruhu irimo vino. Amujyana i Shilo mu nzu y'Uwiteka, kandi umwana yari akiri muto. Nuko babikira imfizi, bazanira Eli umwana. Uwo mugore aravuga ati, "Nyagasani ndahiye ubugingo bwawe, ni jye wa mugore wari uhagaze iruhande rwawe bwa bundi nsaba Uwiteka. Uyu mwana niwe nasabye, kandi Uwiteka yampaye icyo namusabye. Nicyo gitumye mutura Uwiteka, azaba uwatuye Uwiteka iminsi yo kubaho kwe." Nuko asengera Uwiteka aho ngaho. Samweli wa mbere igice cya kabiri. Maze Hana arasenga ati, "Umutima wanjye wishimire Uwiteka, ihembe ryanjye rishyirwe hejuru n'Uwiteka. Akanwa kanjye kagukiye ku banzi banjye, kuko nejejwe n'agakiza kawe.
nta wera nk'Uwiteka, kuko nta yindi mana itari wowe, kandi nta gitare kimeze nk'Imana yacu. Ntimukongere kuvuga iby'ubwibone bikabije bityo, ntimukabe abanyagasuzuguro mu byo muvuga, kuko Uwiteka ari Imana izi byose, kandi ari imenya urugero rw'ibyo abantu bakora. Imiheto y'intwari iravunitse, kandi abasitaye bakenyeranya imbaraga. Abari abakungu baraca inshuro, kandi abari abashonji baradamaraye. Ndetse uwari ingumba yabyaye 7, kandi uwabyaye benshi aracibye. Uwiteka arica agakiza, ashyira ikuzimu kandi agakurayo. Uwiteka arakenesha agakenura, acisha bugufi agashyira hejuru. Akura abakene mu mukungugu, ashyira hejuru abatinda bakuye ku cyavu, kugira ngo bicarane n'ibikomangoma. Baragwa intebe z'icyubahiro, kuko inkingi z'isi ari iz'Uwiteka, kandi nizo yayishinzeho. Azarinda ibirenge by'abakiranutsi be, ariko abanyabyaha bazacemererwa mu mwijima, kuko nta muntu uzaneshisha amaboko. Abarwanya Uwiteka bazavunagurika, azabahindira ahari mu ijuru. Uwiteka azacira abo ku mpera y'isi imanza, kandi umwami we azamuha imbaraga, azashyira hejuru ihembe ry'uwo yasize amavuta. Nuko Elukana asubira mu rugo rw'i Rama, kandi uwo mwana akorera Uwiteka imbere y'umutambyi Eli. Kandi bene Eli bari ibigoryi ntibari bazi Uwiteka. Kandi abo batambyi uburyo bagenzaga ibitambo by'abantu bwari ubu: umuntu wese iyo yatambaga igitambo, umugaragu w'umutambyi yarazaga bagitetse inyama, afite icyuma cyarura inyama cy'ingobe 3, akagitikura mu isafuriya, cyangwa mu ibirika, cyangwa mu nkono ivuga, cyangwa mu nkono. Ikintu cyose icyo cyuma cyajaburaga nicyo umutambyi yendaga. Uko niko bagenzaga Abisiraheli bose babaga bagiye i Shilo. Ndetse batarotse ibinure, umugaragu w'umutambyi yarazaga akabwira umuntu watambaga ati: "Mpa inyama zo kokereza umutambyi, kuko adashaka izitetse, ahubwo arashaka imbisi." Kandi iyo uwo muntu yamusubizaga ati: "Nibamara kotsa ibinure urabona kujyana ibyo umutima wawe ushaka," nawe yaramusubizaga ati: "Oya, urazimpa nonaha, kandi nuzinyima ndazijyana ku mbaraga." Nuko rero icyaha cy'abo basore kirakomera cyane imbere y'Uwiteka, kuko cyateye abantu kuzinuka igitambo cy'Uwiteka. Nuko Samweli akorera Uwiteka akiri muto, yambaye efodi y'igitare. Kandi nyina yajyaga amudodera agakanzu, akakamushyira uko umwaka utashye, iyo yajyanaga n'umugabo we gutamba igitambo cy'umwaka. Kandi Eli asabira umugisha Elukana n'umugore we ati: "Uwiteka akugwize urubyaro kuri uyu mugore, akwituye uwo watuye Uwiteka." Nuko basubira iwabo. Maze Uwiteka agenderera Hana, yongera gusama inda, abyara abana b'abahungu 3 n'abakobwa 2. Uwo mwana Samweli akurira imbere y'Uwiteka. Icyo gihe Eli yari ageze mu zabukuru, yumva ibyo abahungu be bakoreraga Abisiraheli bose, kandi nuko basambanaga n'abagore bakoraga ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Arababaza ati: "Ni iki gituma mukora bene ibyo? Kuko njya numva abantu bose bambwira ingeso zanyu mbi. Reka abana banjye ibyo numva bavuga si byiza. Muracumuza ubwoko bw'Uwiteka. Umuntu nacumura ku wundi, Imana izamucira urubanza, ariko se umuntu nacumura ku Uwiteka, ninde uzamumwitwariraho? Ariko nibumvira se, kuko Uwiteka yashakaga kubica." Maze uwo mwana Samweli arakura, atona imbere y'Uwiteka n'imbere y'abantu. Bukeye haza umuhanuzi w'Imana asanga Eli, aramubwira ati: "Uwiteka aravuze ngo, mbese siniyeretse umuryango wa so bakiri muri Egiputa, mu buretwa bw'inzu ya Farawo? Sinamutoranyije mu miryango yose y'Abisiraheli nkamugira umutambyi wanjye, akajya ku gicaniro cyanjye koserezaho imibavu, akajya yambara efodi imbere yanjye? Kandi sinahaye umuryango wa so ibitambo byose by'Abisiraheli byokejwe mu muriro? None ni iki gituma mutera imigeri ibitambo n'amaturo nategetse kunambira mu nzu yanjye? Ukubaha abahungu bawe kubandutisha, mukitungisha ibyiza byo mu bitambo byose by'ubwoko bwanjye bwa Isiraheli ngo muhonjoke."
nicyo gitumye Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga iti, ntukuri nari naravuze yuko ab'inzu yawe n'ab'inzu ya so bazajya bagendera imbere yanjye iteka ryose. Ariko none Uwiteka aravuze ngo, ntibikabeho, kuko abanyubaha ari bo nzubaha, ariko abansuzugura bazasuzugurwa. Umva ye, iminsi izaza nzakuvutsa amaboko we n'urugo rwa so, he kugira uwo muri mwe uzagera mu zabukuru. Kandi mu byiza Imana izaha Abisiraheli byose, wowe uzabonera umubabaro mu nzu yanjye. Nta n'umwe wo mu nzu yawe uzagera mu zabukuru iteka ryose. Kandi nihagira umuntu wawe uzasigara ntamukuye ku gicaniro cyanjye, azatuma asubiza amaso imutwe, akubabaza umutima. Ab'urubyaro rw'inzu yawe bose bazajya bapfa bakenyutse. Kandi ikizagera ku bahungu bawe Hofuni na Finehasi kizakubera ikimenyetso. Bombi bazapfira umunsi umwe. Nzahera ko nihagurukiriza umutambyi wiringirwa, uzakora nk'ibyo mu mutima wanjye, nk'ibyo nibwira. Kandi nzamwubakira inzu ikomeye, azagendera mu maso y'uwo nimikishije amavuta iminsi yose. Nuko bizaba bityo, umuntu wese wo mu nzu yawe uzaba acitse ku icumu, azaza amupfukamira amusaba agafeza n'agatore k'umutsima, amubwira ati, ndakwinginze umpe umurimo umwe w'ubutambyi, kugira ngo mbone agatsima ko kurya.